Yesu nashimwe, bene data twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, duhumuriza abatameze neza, abakunzi ba channel yacu Blessed. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Twifuje kugira ngo dusome amagambo y'Imana nangwa se tuvuge ku jambo ry'Imana rivuga ngo nzi icyo nkora nangwa se menya icyo ukora. Turarisanga muri gitabo cya Samweli ya mbere, ibice byaho turatangira ku bice, turasoma kuri 38. Samweli ya mbere, Samweli ya mbere, Samweli ya mbere ibice 20 umurongo wa 38 haravuga ngo Yonatani yongera kumubwira ati ihute utebuke we gutinda. Nuko umugaragu wa Yonatani atora imyambi asanga shebuja. 39. Ariko uwo mwana ntiyagira icyo amenya keretse Yonatani na Dawidi bonyine nibo bari babizi. Amen. Turavuga ngo nzi icyo nkora nangwa se nawe uzi icyo ukora nangwa se je sais ce que je fais. Uzi icyo ukora. Iri jambo ryanejeje ko turiganiraho kugira ngo nawe uyu munsi umenye icyo ukora, umenye icyo ukwiriye kuba wakora. Ni ukuvuga ngo Dawidi, iki gitabo cyo muri Samweli ya mbere ibi bice 20 umurongo wa 37 hatubwira uburyo Yonatani na Dawidi bari bazi icyo bakora. Imirimo yabo ya buri munsi bari bazi icyo bakora. Nuko uyu Dawidi kubera ko Imana yari yamusize amavuta agiye gusimbura Salomo, agiye gusimbura Sawuli. Ubwo yari agiye gusimbura Sawuli rero habaye ibibazo bikomeye. Uzi ko umwami hari ijambo rivuga ngo umwami aratanga, umwami ngo aratanga. Ni ukuvuga ngo ntabwo Sawuli bijya biba amahire iyo ingoma ifashwe n'umuntu undi atakiriho. Yishwe n'uburwayi bisanzwe ibyo bigenda neza, ariko kuvuga ngo ubwami buve mu maboko ya nyirabwo akiri muzima ntago biba byoroshye. Nangwa se tubijyanye mu buryo bwa politike, cyane ko n'ibi nabyo ari bijyanye n'iby'ubwami. Ibwo Dawidi nawe yari umwami. Ni ukuvuga ngo politike nk'uko n'ubundi usanga bitoroshye kugira ngo umwami aveho undi akiriho, nuko n'aba akiriho undi ahajye ntago bijya bipfa kumugwa amahoro. Noneho iki kibazo cyageze kuri Dawidi kuko Imana yimitse Dawidi ubwo yabaga mu shamba, ngo yari umwana mutoya. Tuvuze ku makuru ya Dawidi ni maremare, ariko noneho Dawidi Imana ngo imurebye iramwishimira. Imaze kumwishimira, Imana yishimiye Dawidi. Dawidi yabaga mu shamba, ntago yari umwami, ahubwo yaje kuba umwami nyuma bitewe n'uko amavuta y'Imana yari yamugiyeho. Amavuta y'Imana amaze kujya kuri Dawidi, ubwo ni ukuvuga ngo bitewe n'amavuta y'Imana yarageze kuri Dawidi, Sawuli, amavuta yari kuri Sawuli yari amavuta Imana yari yaramushizeho, ariko ntabwo ari amavuta, sinzi uburyo twayavuga, yari amavuta atashobora kumukiza Goliyati. Amen. Ni amavuta, yari amavuta, ariko yari amavuta atarashoboraga gukiza Goliyati, ubwoko bw'Abisirayeli.
bwarakomeje bukoronezwa na Goliyati, kandi burya Sawuli yari yarasutsweho amavuta, ariko bivuze ko ari amavuta ntabwo yari afite imbaraga zo gukiza Abisirayeli. Goliyati Imana irareba rero isanga amavuta yasutseho Sawuli, cyane ko Sawuli yageze nyuma. Imana yamutoranije mu buryo Abisirayeli bari bisabiye intwari nangwa se umuntu ufite igihagararo. Imana irareba yitegereje isanga Sawuli afite igihagararo, ari mwiza. Imana ihereza Abisirayeli icyo bari bayisabye, bivuze ngo icyo usaba Imana izakiguhereza. Abisirayeli basabye Imana umwami, Imana nayo ibona Sawuli akwiriye kuba umwami, nuko noneho ubwo Sawuli aba umwami, ariko mu buryo yabaye umwami twavuga ko yabaye umwami nangwa se yabaye inkoni ya Isirayeli, kubera ko akimara gufata ubwami yakomeje kuba umwami w'agahimano, yakomeje guhima, reka tubyite n'uw'agahimano, kuko yakomeje guhima ubwoko bwa Isirayeli, abafata nabi, yabagirira nabi, abatwaza igitugu cyane, kandi ntiyubaha Imana. Kubaha Imana kurarangira, ashaka kugira ngo ategekeshe igitugu kitarimo impuhwe, nangwa se kitariho umwuka w'Imana, atayoborwa n'umwuka w'Imana. Sawuli iby'umwuka w'Imana asa n'ubishyize ku ruhande. Amavuta ya Sawuli rero aragenda, aba amavuta atashobora kwirukana Goliyati imbere ya Sawuli. Sawuli amavuta yarasigaranye, yari amavuta adashobora kurengera Abisirayeli. Goliyati rero aragenda abamerera nabi, kugeza igihe Imana yitegereje ibona umutima wa Dawidi yari mu ishyamba, Imana ihitamo umutima wa Dawidi. Bigeze igihe ndetse Sawuli, kubera ko umukozi w'Imana Samweli yamukundaga, ngo yahoraga anamusengera, ijambo ry'Imana ritubwira ko byageze igihe Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo uzageza hehe kuririra Sawuli, ngo ntabwo nkimukunda, uzageza hehe kuririra Sawuli. Imana yashakaga kumenyesha umukozi wayo ko nubwo yamwimikishije amavuta, garanti yararangiye. Bivuze ngo uyu munsi niba Imana yaraguhisemo ikaguhereza umurimo, umenye neza ko uwo murimo Imana yagushyiriyeho, bitavuze ko niwitwara nabi ayo mavuta azagera igihe abe amavuta adashobora kugukiza Goliyati, azaba amavuta adashobora kugukuriraho inyatsi nangwa se n'ibindi byagutera, ndetse na za karande zo mu miryango zishobora kukugarukaho. Ubudahangarwa bumaze kuva kuri Sawuli, byatumye noneho Goliyati ahaguruka. Amaze guhaguruka asuzugura Sawuli bikomeye, noneho Sawuli nawe yisanga mu kunanirwa. Sawuli yisanga mu kunanirwa, ariko nyamara amavuta hari uwo Imana yari yamaze kuyasuka. Imana yari yasutse kuri Dawidi. Ubwo rero Dawidi Imana yamaze kumusukaho amavuta, Dawidi Imana iramwishimira. Ariko ubwo Dawidi yari agiye kuba umwami, kuko Sawuli ubwe yiyumvagamo muri we, akumva muri we urukundo rw'Imana nangwa se ubusabane bwe n'Imana, imbaraga z'Imana. Burya iyo umuntu arimo neza, iyo umuntu ari mu muhamagaro we, iyo umuntu ari mu bubyutse, iyo umuntu ari mu mavuta y'Imana, arabimenya cyane. Niwe muntu wa mbere umenya ko muri we ifite ubusabane n'Imana. Nubwo habamo kwihagararaho, ariko byanze bikunze umuntu wamaze kugwa muri we arabimenya. Iyo yakoze icyaha arabimenya. Nta muntu ukora icyaha ngo abiyoberwe, nta muntu uvaho mu mavuta y'Imana ngo abiyoberwe, nta muntu ukurwaho ubutwari bw'Imana ngo abiyoberwe. Ni ukuvuga ngo Sawuli yarimenye cyane, agera igihe amenya ko ubwo yashyizweho n'Imana ikamusukaho amavuta, akamenya ko imbaraga z'Imana zitamuriho, amenya ko amavuta y'Imana yamaze kumuvaho. Abonye umuntu uriho amavuta ahita amenya ko
mbabarire amaze kumenya ko ubwo amavuta y'Imana amuvuyeho byanze bikunze ko Imana itabera aho ngaho, uyu munsi ndakubwira ndagutangariza ngo mu murimo w'Imana, mu muhamagaro nangwa mu mavuta Imana yagushizeho, nuramuka witwaye nabi ntago Imana izahomba. Imana ifite urubyaro rwinshi, Imana ifite abandi bari gushibuka, haleluya. Imana ifite abandi bari gushibuka, amavuta izongera ibasukeho amavuta, ndetse izabasukaho amavuta akomeye yazatsinda Goliyati, izabasukaho amavuta. Uyu munsi nawe wigenzure, ejo utazaba nka Sawuli. Bigera igihe Sawuli amenye neza ko Dawidi Imana yamushyizeho amavuta, cyane ko byageze igihe Dawidi amaze kwica Goliyati, amaze kumwica, Sawuli amenya neza ko ubutwari bwe bwarangiye. Ubwo ngo abagore batangiye kuririmba baravuga ngo Dawidi yishe inzovu, Dawidi yishe inzovu, ngo nyamara Sawuli yishe za magana, Sawuli yishe bake. Nuko ngo abagore bagenda baririmbira Dawidi, birangije Sawuli asanga burya amavuta y'Imana byamaze kumukurwaho. Amen. Noneho bivuze ngo byageze igihe Sawuli ahiga Dawidi. Amaze guhiga Dawidi ngo byabaye kenshi cyane kugeza igihe Sawuli yahushije Dawidi, amutera icumu riramuhusha. Noneho Yonatani araryitegereza. Yonatani yari umwana wa Sawuli, birangije Yonatani ngo ajya inama na Dawidi. Turavuga kuri uyu murongo kugira ngo abantu abari bukurikirane iri jambo babashe gusobanukirwa impamvu y'iri jambo. Ubwo Yonatani aragenda ajya inama na Dawidi, abwira Dawidi, aramubwira ngo noneho tugende Ikusi, niturangiza ndakwereka ubuvumo uri bujyemo. Numara kubujyamo njyewe ndajyana n'umwana nangwa se ndajyana n'umuhungu, ndasa umwambi. Nimara kurasa, nimurasa ndajya nkufata. Nimbona Sawuli yageze mu cyerekezo imbere yaho wihishe, nimbona yageze imbere yaho wihishe, ndajya ndasa umwambi, umenye aho Sawuli ageze aguhiga. Amen. Umenye aho Sawuli ageze aguhiga. Ubwo noneho arangije, Yonatani ngo yafataga umwambi akarasa, agahamagara wa mwana, agahamagara wa muhungu, akamubwira ngo umwambi imbere yawe. Noneho we akavuga cyane ku jwi riri bugere aho Dawidi ari, akabivuga cyane ngo nyamara uriya muhungu ntabwo we yamenyaga ibyo arimo. Ari ryo jambo turi kuvuga uyu munsi ngo umenye icyo ukora. Nzi icyo nkora, ese nawe uzi icyo ukora? Uyu munsi tumenye icyo dukora mu murimo turimo. Nuko birangije ngo akarasa, yarangiza akarangurura cyane, ngo akavuga ngo umwambi imbere yawe. Wa mwana akagenda akawutora, akawuzanira umukozi w'Imana Yonatani aho yari yicaye. Ubwo Sawuli yakongera, yaba yageze inyuma cyane, akongera akarasa, akavuga ngo umwambi, akavuga cyane ngo umwambi inyuma yawe. Nuko wa muhungu ngo akongera akaza akawutora, kugeza igihe Sawuli yageze igihe aragenda. Ubwo Dawidi akamenya noneho umwanzi we icyerekezo agezemo. Nyamara uriya mwana ntabwo yari azi ibyo arimo. Ijambo ryacu ry'uyu munsi turashaka nangwa se turi kuganira ku ijambo rivuga ngo nzi icyo nkora, je sais ce que je fais. Nzi icyo nkora. Ese uyu munsi uzi icyo ukora? Abakobwa, hari ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesu, bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu gitabo cya Matayo buvuga, ni ibice 25 by'igitabo cya Matayo, umurongo 25. Sorry, muradufasha, muratwihanganira. Nanone muri Luka ibice 12 umurongo wa 38 naho havuga ku mugani w'abariya abakobwa 10. Hariho nabo batanu bari bazi icyo bakora.
ariko abandi batanu ntago bari bazi icyo bakora. Noneho bariya batanu reka tubagereranye ko nabo basa n'abatoraga imyambi ku buryo babaga mu murimo, bari mu murimo tubigereranye n'umurimo w'Imana muri iki gihe abantu turimo. Umurimo w'Imana abantu turimo muri iki gihe, hariho abantu batazi icyo bakora, nk'uko uriya mugani Yesu Kristo yawuciye awuvuga ko habayeho abakobwa 10 ariko nyamara abatanu nabo ntago bari bazi icyo bakora, bagereranywa n'abantu bari mu itorero ariko batazi icyo bakora, nangwa se bagereranywa n'uriya mwana watoraguraga imyambi nyamara atazi icyo akora. Noneho ijambo ryacu riri kutubwira ngo nitumenye icyo dukora. Nzi icyo nkora, uyu munsi uzi icyo ukora, reka noneho umanze witegereze, ese uyu munsi mu murimo w'Imana uzi icyo ukora? Ko abantu bamaze gusobanukirwa, abantu bari basobanukiwe cyane icyo bakora, bagitangira guhamagarwa bari bazi intego y'agakiza, ariko muri iki gihe intego y'agakiza nangwa se inzira y'agakiza abantu bamaze kuyirengagiza, abantu bamaze guhusha intego, barangije baca mu mayira abiri bakurikira inzira ibabwira iby'isi, ibabwira ngo nusenga uzagirirwa neza, nusenga uzubaka etaje, senga imbere yawe hari imodoka. Nyamara intego y'agakiza abantu uyu munsi baratoragura imyambi. Intego yazanye Kristo niyo kugira ngo ukizwe neza, ejo uzabone ubwami bw'Imana. Intego y'agakiza abantu bamaje guhusha inzira, abantu barimo batoragura imyambi, abantu bafite amatara ariko bahushije intego. Nta mavuta ari mu matara, amatabaza yamaze kuzima. Ijambo ry'Imana abantu bararifite muri bo, ariko itabaza, amatabaza yarazimye muri bo, amavuta yararangiye, kugeza igihe abantu basigaye bari mu murimo ariko batazi icyo bakora. Intego yazanye Kristo ni ukugira ngo ukizwe neza, ukomeze ube mu mavuta ya Kristo, ukomeze urindire Kristo, ufite mu matabaza yawe, mu tara ryawe harimo amavuta, kugira ngo nibura nunasinzira, haleluya, nunasinzira usinzirana amavuta. Nuramuka uyu munsi uvuye muri iyi si, nuramuka usinziye, uramuke upfuye uyu munsi, upfana amavuta muri wowe, ubugingo bwawe buba burimo amavuta, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo mwuka wazuye Kristo nuba muri mwebwe uzazura imibiri yanyu ipfa. Haleluya. Abantu bahushije intego, amavuta yo gutegereza Kristo yararangiye. Abantu bari mu mavuta yo gutegereza imigisha y'isi, abantu bari mu mavuta yo gutegereza iby'isi, abantu bari mu mavuta y'iterambere y'iby'isi, nyamara amavuta yo gutegereza Kristo yararangiye mu mitima. Kambabwire bene data, reka mbwira abahanuzi, reka mbwira abumva ijambo ry'Imana, reka mbwira abapasiteri, reka murekere aho ngaho. Amavuta agezweho uyu munsi ni amavuta yo gutegereza Kristo, ntabwo ari amavuta yo gutegereza iterambere ry'isi. Isi n'ibiyirimo ngo isi izarinda irangira, isi ishirane no kwifuza kwayo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo azagaruka, ngo abashyingirwa bazaba bagishyingirwa, abashyingirwa bazaba bakigura ibishyingiranwa, nyamara Kristo azagaruka. Intego ya Kristo. Ese uyu munsi uzi icyo ukora? Nzi icyo nkora, nawe uzi icyo ukora? Uyu munsi reka ndi kukwaturaho ijambo rikubwira ngo menya icyo ukora, nangwa se ijambo rivuga ngo nzi icyo nkora. Ariko uyu munsi manza urebe neza, ese amavuta muri wowe aracyarimo, nangwa se uri gutoragura imyambi? Uyu munsi Dawidi kiriya gihe we yarazi icyo akora, Dawidi yarazi icyo akora.
haleluya. Imana yamushyizeho amavuta, Imana yarafite ibanga n'Imana. Ese uyu munsi uzi icyo akora? Yonatani yari afite ijambo ry'Imana muri we, yari azi icyo akora, yari afite igihe cyo kuvuga ngo uyu munsi reka nsezerane amasezerano n'umwami. Ese uyu munsi ufitanye n'Imana ayahe masezerano? Nubwo uyu munsi ijambo ry'Imana rimaze kuba ingume, ijambo ry'Imana ngo mu minsi ya nyuma rizaba ingume, riragaragara nk'irihari, ariko ryarahindutse. Barihinduriye inzira, bayihaye ubundi busobanuro, bayerekeje mu isi. Inzira y'agakiza bayerekeje mu isi. Umuhanda uzigana kuri Kristo, umuhanda ugana ku musaraba, bawerekeje ku migisha y'isi. Uyu munsi ndakubwira yuko iyo migisha yose abantu bakubwira ko uzayibona, amena, uzayibona, amena, nzayibona, ariko ntabwo ariho urugendo rurangiriye. Ibyo ngibyo ni inzira ugomba gucamo uri kujya mu rurembo rukuganisha mu ijuru. Yesu azaza, Yesu araje, Yesu ashobora kuza none ku buzima bwawe igihe cyose wava muri uyu mubiri. Ese irembo uzinjiramo ni irihe? Kwibyo wirirwa usaba Imana, iterambere rizakuzaho. Icyo umuntu asabye nicyo ahabwa. Ndemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri, icyo usaba uzagihabwa. Ese numara kugihabwa, itabaza ryarazimye muri wowe, amavuta azakuzura mu bapfuye atakikurimo. Ibyo byisi uzaba upfuye usize, ko tuzi neza ko hari nta na kimwe uzambukana nacyo ruriya ruzi. Bizaba bikumariye iki nuzukira irimbukiro? Uyu munsi menya icyo ukora, menya icyo ukora utazahera mu gacengo. Menya icyo ukora uyu munsi utazatoragura imyambi. Rekeraho gutoragura imyambi, menya icyo ukora. Menyesha icyo nkora mwami, ntazahera mu gacengo. Menyesha icyo nkora mwami, ntazahera mu menyesha icyo nkora mwami, ntazahera mu gacengo. Menyesha icyo nkora mwami, ntazahera mu gacengo. Menyesha icyo nkora mwami, ntazatoragura imyambi. Menyesha icyo nkora mwami, ntazahera mu menyesha icyo nkora mwami. Uyu munsi usenge isengesho rikubwira ngo menyesha icyo nkora. Bariya bakobwa 5 bari bafite amatabaza, ntugire ngo ntibari bategereje nk'uko nawe muri wowe mu mutwe wawe no mu bwenge bwawe uzi ko utegereje. Nyamara Imana uyitegereje muki? Uyitegereje mu iterambere ry'isi, ariko siko bimeze. Iterambere ry'isi nta mavuta ririmo. Iterambere ry'isi nta mavuta ya Kristo aririmo. Iterambere ry'isi kankubwire rekera gutoragura imyambi. Uyu munsi hindukira, umenye icyo ukora, umere nka Yonatani, umere nka Dawidi, umere nka bariya bakobwa 5 basinziranye amatabaza. Umukwaje ngo barangije barakanguka barasanganira. Uyu munsi menya icyo ukora, umenye ko ugomba kugira amavuta ya Kristo, ugira icyerekezo cy'ubutumwa, ugira icyerekezo cy'umuhamagaro, ugira icyerekezo cy'Imana yaguhamagariye. Tekera aho ngaho umenye icyo ukora uyu munsi, uve mu byifuzwa by'isi. Tuzi ko tubikeneye, ariko ijambo ry'Imana uryibuke neza. Ijambo ryaravuze ngo nimumanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Shaka ubwami bw'Imana uyu munsi no gukiranuka. Nurangiza kubibona by'ukuri, Imana izaguhereza ibyiza, izi bigukwiriye. Ariko reka Imana igufashe uyu munsi ucyumvira ijambo. Imana ikugirire neza, iguhereze imbaraga, uwerekeraho gutoragura imyambi. Umenye icyo ukora, we kujya ujya mu iteraniro ngo nutaha utahire ibisirimba, nutaha utahire kumva ijambo ry'Imana, nyamara ubugingo bwawe butuguruye. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi mpamagaze ku rugi, niwumva ijambo ryanjye ntiwinangire
umutima ngo ukingure ninjiri wawe, ukingure ninjiri wawe ngo nimara dusangire. Uyu munsi kingura umutima wawe, urekeraho gutoragura imyambi. Kristo yinjiri wawe, aracyagutegera amaboko, aracyakomanga mwinjiri wawe. Ese ni ibiki utunzi wawe? Ibyo utunzi wawe ni ibiki uri bumuzimanire ko ashaka gusangira nawe? Reka ibyo ufite iwawe ubimuhereze. Ni ibyaha, ni ukunanirwa, ni ugusubira inyuma, ni ugucika intege, ni ugutoragura imyambi, ni ukwibagirwa intego y'agakiza. Uyu munsi ibyo byose ubyereke Kristo. Kristo araje, Kristo ahagaze imbere yawe, Kristo ahagaze ku rugi, arakomanga ngo kingura. Urekeraho gutoragura imyambi, urekeraho gutoragura imyambi, urekeraho guhera mu gacengo, urekeraho guhera mu gacengo k'amatorero. Amatorero uyu munsi abantu bari mu gacengo, ariko uyu munsi menya ngo intego yazanye Kristo ni ukugira ngo wihane ube mu buzima bwejejwe. Kristo naza azakubone muri ba bakobwa batanu batigeze baheranwa hanze, batigeze bajugunywa hanze. Uyu munsi ijambo ry'Imana nirikugirire neza. Nukingura umutima wawe, nurekeraho gutoragura imyambi, nurekeraho guhera mu gacengo, nurekeraho ngaho umenye icyo ukora. Ni ijambo ry'uyu munsi ryari iryo kuvuga ngo nzi icyo nkora, je sais ce que je fais. Icyo uzi icyo ukora rero, niba uzi icyo ukora gikomeze cyane, komeza icyo ufite utakinyagwa, komeza icyo ufite ugikomeze neza, umenye icyo ukora. Imana ibagirire neza. Turasenga ku bantu bose bari bwumvira ijambo babashe kumenya icyo bakora. Umwami Imana abagirire neza. Intego y'agakiza ku buzima bwawe ni ukugira ngo we gutoragura imyambi, ni ukugira ngo we guhera mu gacengo. Uwiteka Imana yacu, ndagushimye ku ijambo uduhereje uyu munsi. Bene data ndabasengeye, nibarekeraho gutoragura imyambi, uturinde gutoragura imyambi, uturinde guhera mu gacengo. Reka tube nka Dawidi, reka tube nka Yonatani, reka tube nk'ababari batanu b'abanyabwenge mu izina rya Yesu. Okele pa evei, abemera kwakirira ijambo ubagirire neza, ubaha umugisha, kandi bakimara kubyumva ibyo bari bukenere Mana, ibyifuzo byabo byose ubashe kubagirira neza, babashe gusubizwa ibyifuzo byabo mu gihe cyose. Kandi Mana, batari bagira kugaruka, ukomeze ukomange nyabuneka Kristo, bakingure kuko wavuze ngo uracyari ku ntebe y'imbabazi. Ariko ngo nurangurira ijwi ukavuga ngo uwera nagumye yere, uwanduye nagumye yandure, ngo icyo gihe bizaba birangiye. Ariko ndakwinginze ngo abanyabigerageza, abafite ibibazo bitandukanye, abo nabo bagirire neza. Abafite indwara zabuze kirengera, abo barengera ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abafite ibyifuzo bitandukanye bakiri mu nzira yawe Mana, ubagirire neza, ubashe kubasubiriza ibyifuzo. Tugushimye tugusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.